Reka nguhe ikaze nizera ko umeze neza we wakoze subscribe kuri Safi Trends nizera ko gahunda zawe ikomeje kugenda zigenda neza cyane nge nkuko bisanzwe komi ayo Safi Tiger. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri no show tugiye kugaruka ku ijambo rya Minisitiri Dr Sabe. Ni ijambo yavugiye mu ihuriro ryahuje abahanzi ndetse n'abafite aho bahuriye n'ibyo bakora ariko ndetse byentertaining abantu ndetse ariko bikaba bishobora kubaha ibyishimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibiganiro byaranzwe n'amagambo menshi agiye atandukanye, hagiye havugirwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko muri bino biganiro hari ibyo Dr Sabe yagarutseho, nanone kandi hari n'ibyo Coach Gael yagarutseho, ariko mbere yuko byose tuza kuba twabiganiraho twabivimuzi n'umuzingo, reka mbanze nguhe ijambo rya Dr Sabe, hanyuma ndagaruka tubigarukaho tunabiganiraho mu magambo arambuye. Stay in touch nje nkuko bisanzwe komi ayo Safi Tiger. Umuziki usigaye ushyirwa mu rutonde rw'imiti tuvuza abantu. Umuziki uravura. So niba mutari mubizi, you are all doctors. Mwese abakora umuziki. N'abajyaga biyita ba doctor uyu munsi turabibahaye. Mwese muravura. Kubera ko muravura pe. So urukundo rw'umuziki rero uyu munsi nari nzi ko ndibuze kuruvuga tubafitiye, ariko mudukorera umuziki urimo amagambo meza, kuko hari indirimbo iza mukumva ka beat ni keza ariko ukabona mwicaranye n'umwana bakumva amagambo arimo. Yes, ni ibiganiro byahuje Minister Sabe, Dr Sabe ndetse n'abanyamuziki, aho byitabiriwe n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, harimo abahanzi batandukanye ba Bruce Melody, ba Ish Kevin, ba Riderman, bandi abahanzi benshi ba Bushido n'abahanzi benshi bitabiriye bino biganiro. Ibi biganiro rero byatangiwemo inama nyinshi zigiye zitandukanye bitewe ni byari bigamijwe, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku butumwa bwa Dr Sabe. Turaza kwibanda ku butumwa bwa Dr Sabe yageneye abahanzi muri rusange, aho yanavuze ko ngo umuziki buri atari umuziki gusa cyangwa se atari ugushimisha abantu no kubaha ibyishimo muri rusange, ahubwo ko ngo umuziki muri rusange ari imwe mu miti bakoresha bivura cyangwa se bakusigaye bifashisha mu kuvura abantu, kubera ko umuziki ni uburyo ushobora gutangamo ubutumwa, ndetse rimwe na rimwe ngira ngo niyo twishimye harimwe ushobora kumva umuntu ari kumva indirimbo runaka ugahita umenya ibiharimo, urumva ko cyangwa se umuntu agahitamo kumva indirimbo runaka bitewe n'ibyo arimo aracamo. Ku cyo Coach Gael yagarutseho, Coach Gael Karomba Gael yavuze ko umuziki w'u Rwanda ushobora kuzagera kure, ariko asaba abajene ko bagabanya ikintu bitwa ibiyobyabwenge. Ubwamamare n'ibiyobyabwenge ni bimwe mu bintu bisa naho biri kombine, ni ibintu bibiri ushobora kwibaza nese ibyo bintu buri gihe kuki ibyo bintu byombi bidatandukana. Nubango iyo umuntu amaze kuba yakamamara, iyo umuntu amaze kuba icyamamare, hadaciye kabiri rwose itamva ko yamaze kuba yaba addicted n'ibiyobyabwenge. Hari ingero nyinshi twagiye twumva, twagiye tubona z'abantu bagiye baba ibyamamare, ariko ubwamamare bwabo bukaza kurangizwa n'ibiyobyabwenge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari byo rero witwa Karomba Gael cyangwa Coach Gael yaje kuba yagaruka avuga ati mwabajene mwe rwose umuziki ni sawa, ubwamamare ni sawa, ariko nyamuneka nimutirinda ibiyobyabwenge, music cyangwa se izo talent zanyu nta hantu bizagera, bizarangira birangiye uko nguko, cyane ko mukora bikubwiye twagiye tugira abajene benshi bagiye babaho muri music, ariko kubera ko bagiye babatwa n'ibiyobyabwenge finally bikarangira impano zabo nta kintu zibagejejeho cyangwa se impano zabo zitarenze umutaro. Dr Sabe asa naho yakomoje nanone ku binyandikire y'indirimbo. Yavuze ati hari ubwo wumva indirimbo rwose ukumva indirimbo ni nziza, ukumva beat ni sawa, ariko wajya mu myandikire ya ndirimbo, ubwo icyo ngicyo
reka mite ngiheraho ni tubyita ko reka hari nk'indirimbo na zimwe nta n'umuhanzi ngiye kwikoma ariko hari indirimbo zisa naho zishishikariza abantu uburaya, zo twakita ko ari indirimbo z'ibishegu, ukumva beat ni nziza, production ni nziza, aho yakorewe ni heza, ni hararenze, ariko wajya kumva amagambo ku mungani wa Dr Sabe ukumva n'ibindi. Rero Dr Sabe yagarutse kuri iki kintu, abwira abahanzi ko bakwiriye kumenya ko umuziki wabo ari urukingo, ari zimwe mu ntwaro zifashishwa kuvura abantu. Like urumva ko music hari umuntu ufite stress yakumva umuziki akumva ibintu bigenze neza mu birori n'iki, ariko urumva ko music n'ubundi muri rusange ni umuti, ni art, ariko n'uburyo abantu benshi bifashisha mu kuba bashobora kugaragaza amarangamutima yabo nta n'ikintu bavuze, kuko ushobora kumva nyine umuntu arimo arumva song runaka ugahita wumva ibi harimo, ugahita wumva ibyo arimo aratekereza, cyangwa se ugahita wumva feelings ze cyangwa uburyo arimo ariyumva muri iyo minsi. So rero nicyo Dr Sabe yaje kuba yasaba abahanzi, abasaba ko bakora umuziki ariko nanone bakita ku myandikire yabo, bakita kuri verses zabo, kugira ngo umuziki ubashe kuba umuziki nanone ariko ukomeze kuba urukingo rwo kuvura, nkuko yakomeje abigarukaho muri icyo kiganiro. Nanone witwa Bushari hari ibyo yavugiye muri iki kiganiro, nawe yashimye leta, anavuga ko byamubereye ishuri ryiza ndetse byamugiriye akamaro kuba yarigeze kuba asa naho agiraho amashagaga, ariko finally bikaza kurangira akosowe akagaruka mu nzira nziza, aho ubu ngubu atunzwe n'umuziki we, akaba ari n'umwe mu bajene navuga ko rwose bameze neza muri iki gihugu cy'u Rwanda biturutse ku muziki wabo. So reka nkwifurize kugira ibihe byiza, cyane, ari nako nkwifuriza ukomeza kugubwa neza n'ibiganiro mbaragiye ngutegurira hano kuri Safi Trends. Wowe wiyandikishije, reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, hanyuma nawe utariyandikisha reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane rwose, ariko ngusaba gukora subscribe kugira ngo tukomeze kujya tubana mu biganiro byinshi mbaragiye ngutegurira, kandi n'iby'ingenzi n'iby'agaciro cyane, ni ibintu bizajya bigufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ndizera ko ibintu byawe bizajya bikomeza kuba bigenda neza cyane. So stay in touch, nakagaruka nk'uko bisanzwe, nitwa Eyo Safi Tiger. Bless.